ugize umutwe ushinzwe gukora mission zidasanzwe zitwa special operations kandi zikoranye ubwiru bwinshi cyane, akaba niyo mpamvu benshi muri mwe mushobora kuba ari ubwo bwa mbere mugiye kumva Rwanda Special Forces RSF. Uyu mutwe uteye ubwoba cyane ugizwe n'abasore b'intarumikwa n'inkumi zifite ubuhanga budasanzwe ndetse buhambaye bwo gukora mission zidasanzwe zihariye abandi basirikare bananiwe kandi zikeneye gukemurwa mu gihe gito cyane kandi byihutirwa cyane. Murakaza neza mu kiganiro niwamenye. Kuri wowe mushya kuri channel yacu ndetse ufite inyota yo kumenya ibintu byinshi ku mikorere ya gisirikare, amwe mu mission adasanzwe yakoze n'u Rwanda haba na polisi cyangwa se RDF, ndagira ngo mbwire ko wageze ahantu hanyaho. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yacu niwamenye TV kugira ngo winjire mu muryango ukomeye aho tuzadutanga ibitekerezo ku ngingo cyangwa se ibintu twazaganiraho ubutaha, maze twege tukacyakira nk'itegeko mu gihe gito tukagusubiza tukaganira hamwe kuri iyo ngingo. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuganira ku mutwe udasanzwe witwa Rwanda Special Forces nk'uko byari byasabwe n'umwe mu bagize umuryango mugari wacu wa YouTube channel niwamenye TV. Tugiye kurebera hamwe impamvu biswe Special Forces, ikibatandukana n'abandi, mbese bahabwa imyitozo imeze gute, cyangwa se nk'igihe u Rwanda rwagabwaho igitero cyangwa se intambara RSF yahagoboka gute, kuko ngira ngo bimaze igihe kinini biririmbwa ko DRC cyangwa se Congo igiye gushoza intambara ku Rwanda nyuma y'uko M23 u Rwanda rushinjwa gufasha imaze gufata umujyi wa Goma. Gake cyane mu buzima nibwo umuntu usanzwe agira amahirwe yo kwinjira muri uyu mutwe udasanzwe witwa Rwanda Special Forces. Uyu mutwe ugizwe n'abambere mu bambere ndetse n'abasore n'intarumikwa z'abakobwa batozwa bimwe bikomeye ku buryo iyo uri umuntu ufite umutima ukomeye uhita wikuramo utamazemo n'iminsi mike. Abo basirikare boherezwa kuri operation zihariye hamwe hari umwanzi wigize kabutindi maze bagakemura ikibazo kiri aho ngaho mu gihe nk'icyo guhombya, kandi mu buryo bwa kinyamwuga bakora mission zidasanzwe kandi zitakorwa na polisi cyangwa se abasirikare basanzwe, zirimo gutabara bashimuswe, guhiga no gufata abantu b'ingenzi cyangwa se mu cyongereza bita high value targets, ibikorwa by'ubwiru cyangwa se covert operations, ibitero byihuse ndetse no gutanga ubufasha bw'imbere mu gihugu. Abajya muri Rwanda Special Forces batoranywa bakuye mu basirikare basanzwe ariko bakagendera ku bushobozi bwabo yabo mu mirwanire, ubumenyi rusange bwihariye ndetse no kuyobora abandi neza. Nyuma yo gutoranwa bohereza mu myitozo imara amezi 6, umwaka cyangwa se imyaka 2 bitewe n'aho bazoherezwa gukorera akazi kabo ka buri munsi. Abo basirikare badasanzwe bahabwa imyitozo itoroshye irimo iyo guca mu mazi haba nijoro cyangwa se ku manywa badafite ibibafasha guhumeka, imyitozo yo kurwanisha amaboko ku yandi ndetse n'indi myitozo irimo yo gufata abantu bakoze ibyaha n'abandi bagiye batandukanye. Aba basirikare ntibakinishwa kuko tuvuge nk'abasirikare 700 gusa bafite ububasha bwo gukwira mu mujyi wose kandi munini nka Kinshasa, maze mu masaha make bakaba bamaze kugera muri presidence y'uwo mujyi mu mwanya wo guhumbya ndetse mu buryo budasanzwe. Abasirikare nk'abo muri uyu mutwe nibo Amerika yohereza muri Iraq na Iran gukora mission zikomeye nk'iyahitanye Bin Laden. Gusa ariko bo bitwa Navy Seals mu gihe abo mu Rwanda bitwa Rwanda Special Forces. Abo mu Rwanda bo rero boherejwe muri Central Africa Bangui. Abo basirikare bagize Rwanda Special Forces ni abasirikare baba bariyemeje ku buryo nk'iyo baguhamagaye waba uri kumwe n'umuryango wawe cyangwa se waba uri mu bitaro biba bisaba kwita witaba ku kazi. Amakuru dufite dukesha igihe.com nuko ubushize bwo bahamagaraga muri Central Africa bamwe mu basirikare bari kuri convention bahise bitaba bajya ku kazi basiga ibyo bari barimo. Uyu mutwe wagiye ukora mission zidasanzwe kujya haba mu bihugu by'abaturanyi ndetse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hakurya y'amahanga. Abifuza ko twazabiganira mu mbwire muri comment, ndetse ubaye uri mushya kuri YouTube channel yacu niwamenye nibagirwe gukora subscribe na like na share kugira ngo dukomeze kwagura umuryango wacu ugere kure. Nyuma muteze amatwi amazina ni IRUMVA chadrack, mukomeze kugira ibihe byiza.